wowe nuhinduka, Yesu wowe nuhinduka, wowe nuhinduka, wowe nuhinduka, Yesu wowe nuhinduka, umwami wowe nuhinduka, haleluya, wowe nuhinduka, wowe nuhinduka, data wowe nuhinduka, waratsinze wowe nuhinduka, haleluya, wowe nuhinduka, wowe nuhinduka, mukiza Yesu we nuhinduka, mana data wowe nuhinduka, mwuka wera wowe nuhinduka, wowe nuhinduka, uyu munsi wowe nuhinduka, uyu mwanya wowe nuhinduka, haleluya, wowe nuhinduka, wowe nuhinduka. Yesu ntahinduka, aracyari wa Yesu umwe wemeye kudupfira, urwo rukundo aracyarufite, wa wundi watubambiwe, urwo rukundo aracyarufite, ni wa wundi nyine, ntabwo yigeze ahinduka. Iki gitondo Yesu ntahinduka, icyo tucyandike, tukigendane, tukizereremo, tugisengeremo, tugikoreremo, tugihagararemo. Yesu ntahinduka, Imana ntihinduka, ibihe byahinduka, abantu bagahinduka, uduce dutuyemo tugahinduka, bagahindura amazina n'ibintu bikagira gute, ariko Yesu ingoma zigahinduka, abakoresha bagahinduka, ibintu bigahinduka, ariko Yesu ntahinduka. Ni Imana ihoraho, niyo mpamvu bavuga ngo ni Uwiteka, ni Imana ihoraho idapfa, niyo mpamvu bavuga ngo nuhoraho, ahoraho ntahinduka, ahoraho ni Uwiteka, ni wa wundi wahozeho umwe utanga amahoro, n'ubu aracyatanga amahoro, ni wa wundi wahozeho umwe utanga ubuzima, n'ubu aracyatanga amahoro, ni wa wundi wahozeho ubabarira ibyaha, n'ubu aracyabibabarira, haleluya, ni wa wundi wuzuye urukundo, n'ubu aracyafite rwa rukundo rw'umwimerere rutavanze, rutagizemo ikindi, ni wa wundi wumva abamutakira, n'ubu aracyumva abasenga, ni wa wundi waduhaye umwuka wera umufasha, n'ubu nyine umwuka wera nuko ntibihinduka, ntago bahinduka. Imana ni mu butatu ntibihinduka, Imana imwe mu butatu iracyari ya Mana, Imana data, Imana mwana n'umwuka wera, ntibihinduka, ntibahinduka. Rero uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 7, turava ku murongo wa mbere tugere ku wa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Ahazi aterwa na Resini na Peka na Peka, Yesaya amuhanurira ibyo kumukomeza. Ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda, Resini umwami wa Siriya na Peke mwene Remariya umwami w'Abisiraheli baratabaranye batera i Yerusalemu kuharwanya, ntibahashobora. Abantu babwira umuryango wa Dawidi ati Abisiraheli buzuye n'Abefurayimu, maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu be irahungabana nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga. Uwiteka ahera akabwira Yesaya ati sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheyariyashubu, usanganira Ahazi, murahuriraho umugende w'amazi w'ikidendezi cyo haruguru ugarukira, kiri mu nzira yo ku gisambu cy'umumeshi.
maze umubwire uti wirinde uhumure witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remaliya bameze nk'imishami ibiri y'imuri zicumba, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remaliya bagufitiye imigambi mibi. Bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere Ubuyuda, tubakure umutima, tuhace icyuho, twiyimikire mwene Taberi ab'umwami wabo. Ariko Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Amen, amen. Ngiri ijambo ry'igitondo ni ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Kubera iki? Kubera ko Imana idahinduka. Iyi ndirimbo natangira avuga ngo wowe ntago uhinduka Mana. Yesu ntago ahinduka. Uyu ni Ahazi, yari umwami. Haleluya. Yari umwami w'Ubuyuda. Amen. Barahaguruka Peke, Resini ngo batere Ahazi. Yewe bari bafashe na decision yo kumukura ku ngoma nkuko Bibiliya ibitubwiye, kugira ngo biyimikire undi mwami Taberi. Ahazi ari aho ngaho ntacyo azi. Nyuma yaho yaje kubimenya iyo migambi arayimenya, agira ubwoba n'abantu be bagira ubwoba. Ariko icyo nakunze ngo Uwiteka ahagurutse umuhanuzi Yesaya. Haleluya. Ati haguruka ugende kureba Ahazi. Haleluya. Ibi bivuze iki? Iyo abonye Ahazi, Uwiteka azi abantu be. Uwiteka azi abantu be, arakuzi, aranzi. Uwiteka aratuzi, aratuzi mu situwasiyo zose, aratuzi mu buryo bwose, aratuzi. Azi ibiri kuturwanya, azi ibiri kuduhagurukira, azi bene ba Resini baduhagurukiye, azi bene Remaliya mu mubare wabo bose. Ibyo Uwiteka ari kubibona, ibyo Uwiteka ari kubireba. Amena. Dafashijwe. Haleluya, haleluya. Ibyo Uwiteka Nyiringabo yo numva natuza ngaturiza muri iri jambo. Uwiteka wabonye Ahazi ukuntu ahiye ubwoba, ukuntu ibibazo bimugwiririye n'abantu be bagashya ubwoba, bigatuma ajya kuzembagira ahangaha ku kidendezi. Uwiteka azi naho turi. Uwiteka azi naho turi. Haleluya. Ngo maze Uwiteka atuma umuhanuzi Yesaya kubwira Ahazi. Ikintu nakundiye Uwiteka, yabanje amubwira imigambi mibisha yabo yose, ukuntu bagambanye, ukuntu bisize hamwe ngo bamugirire nabi. Uwiteka kandi amaze kumubwira iyo migambi yose, arangiza amubwira na decision yabifatiye. Ntahinduka. Umwami aracyari ya Mana itabara, aracyari ya Mana isubiza, aracyari ya Mana iturengera ku bwa bene Remaliya n'ibindi bya bene Remaliya n'ibindi bya ba Peke n'abandi na ba Resini. Aracyari ya Mana ihagaze hejuru ya ba Resini na ba bene Remaliya. Uwiteka aracyari iyo Mana mu bihe byose, aracyari iyo Mana. Ngo ariko Uwiteka Imana iravuze ngo haleluya, imigambi yabo ntizahama. Ufite mwene Remaliya ukurembeje, umubwire ngo Uwiteka yavuze ngo imigambi ye ntizahama. Amina. Haleluya, 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 haleluya.
zabo ntizizahama ngo ntizanasohora. Haleluya. Bibiliya avuga ngo baturwaza mu nzira imwe, Uwiteka abirukane mu nzira indwi. Ababo nta nubwo bazaba banatugezeho. Iyo migambi bakiyicura ntizahama, ntabwo izagumaho. Uwiteka azahita yivanaho, kandi kuko azaba yivanyeho ntishobora no gusohozwa, ntibyasohozwa nta n'ibiriho. Haleluya. Ntibyabaho bitanabanje kubaho ngo babyigeho babikorere strategy. Oya, iyi strategy zabo zo gushaka kugira ngo bimuze Ahazi, bimuke Taberi ngo uwo bashaka, oya. Uwiteka yavuze ngo iki? Imigambi yabo ntizahama. Bose imigambi yabo mu mubare wabo bose, babe ba Resini, babe bene Remaliya n'abandi tutazi, bantu bo bari bamenyekanye, hari n'abandi baba bihishe tutazi. Abo bose Uwiteka yavuze ngo imigambi yabo ntizahama, ntizanasohozwa. Iki gitondo ugendane iyo identite mu mufuku yishyizemo, ivuga ngo imigambi yabo ntizahama. Iki gitondo nanjye ngendane icyo cyemezo, icyo cyangombwa cyanditseho ngo Yesaya 7:7. Nahereye inyuma ngo tubyumve neza ibyabaye kuri Ahazi, ngo imigambi yabo ntizahama. Abashakaga kutwimuza, abashakaga kuturandura, abashakaga kugira ngo dusenyuke, imigambi yabo ntizahama. Abatugendera iyo ngiyo kure mu mfufu, imigambi yabo ntizahama. Ni kuwite handitseho ngo ari Uwiteka Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama. Urakoze Yesu, amen. Urakoze Yesu, amen. Urakoze Yesu, amen. Haleluya, amen. Urakoze Mana Data, urakoze Uwiteka Imana, urakoze Mana Data. Haleluya, amen. Haleluya. Nakunze Yesaya nawe yagiye kuvuga uko ubutumwa bumeze, niko yabujyanye abushyira Ahazi. Uwiteka icyo ari kuvugana natwe iki gitondo nuko ntutinye ibiduteye ubwoba, ibyasabye bimeze nka Resini ntubitinye, inange sintinye. Ibyasabye bimeze nka bya bene Remaliya, ba bene Remaliya n'ibizabo n'imigambi yabo, nitubatinye, nitugire ubwoba. Uwiteka yivugiye imigambi yabo kandi twanayimenye babimenye. Uwiteka yabisobanuye, ibyo bapanze mu mfufu Uwiteka yabisobanuye, yabitubwiye. Ibyo bavuze biherere Uwiteka yabitubwiye, inama zabo bakoze Uwiteka yazitubwiye. Kandi yanavuze, yaduhaye n'igisubizo cyuko agiye kubiribata, byuko agiye kubikuraho. Ngo ariko Uwiteka Imana yacu yavuze imigambi yabo ntizahama kandi ntizanasohozwa, kuko itariho, itigeze ihamaho ngo ibeho, nta nubwo ishobora gusohora ku buzima bwacu. Uhereye none kugeza Yesu agarutse, uwari Yasini wese wanyirukankanaga akakwirukankana, wakoraga uwo hasi hejuru kugira ngo agusenya nk'uko ngo yimike ngo undi mwami cyangwa agire gute. Oya, Uwiteka yavuze ngo imigambi ye ntihama, ntiri buhame uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Ba bene Remaliya aho bari bihishe hose mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, bashaka kudutera no kuduterera ibyacu n'abacu bagenda basesera bwihishwa, Uwiteka yavuze ngo imigambi yabo ntizahama, ntizanasohozwa mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana, turagushimiye kudahinduka, turagushimiye ko wadutekerejeho iki gitondo uyu munsi, kandi ukaba udusezeranije, ukaba usezeranije mwene data uri bwumve iyi video ko imigambi yabo itazahama. Ntizahama ku manywa, ntizahama mu gitondo, ntizahama mu masaa 6, ntizahama nijoro, ntizahama ku mugoroba. Oya, kandi ntizanasohozwa uhereye none kugeza Yesu agarutse. Turagushimiye ibihe byiza n'umunsi mwiza uduhaye, turagushimiye n'iri sezerano usoje ku buzima bwacu. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi mwiza. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.